turagushimiye wowe ukurikira Icyo TV, wowe udahwema kutwereka urukundo. Tugushimiye yuko ureba ibiganiro byacu ukabikunda ndetse ukabisangiza abandi. Uyu munsi dufitanye ikiganiro kidasanzwe n'urubyiruko ruba mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda. Urubyiruko n'urubyiruko rw'abanyekongo abenshi bakuriye mu Rwanda, bashobora kuba batanazi n'igihugu cyabo cya Kongo. Urubyiruko rwatsinze neza mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bakaba barabonye impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye ndetse ku rwego rushimishije. Abenshi muri bo bari kuba baremerewe scholarship cyangwa se buruse yo gukomeza ku makaminuza atandukanye, ariko kubera statut bafite y'ubuhunzi ntabwo babashije gukomeza amashuri yabo. Uyu munsi turaganira nabo, tumenye imbogamizi bahuye nazo, tumenye ibyifuzo bafite, tumenye impact y'ubuhunzi yabagizeho. Bakaza neza mutega ku Icyo TV. Murakoze cyane Icyo TV, nkuko mubivuze nitwa Dushimana Mutega. Iwacu ni mu nkambi ya Nyabiheke, ahantu bakunda kwita Ingarama. Nagize mu Rwanda mfite imyaka ni 6. Mazina ni Mulisa Denise, uruka mu nkambi ya Mugombwa iherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mazina yanjye nitwa Ndayisaba Eric, nkuko bagenzi banjye batangiye bibwira. Mu rugo ni Mugombwa, mu nkambi y'Umugombwa iherereye mu Majyepfo y'u Rwanda. Nageze mu Rwanda 2012, nkaba ndi umufinaliste, narangije amashuri yisumbuye 6e, nkaba narize ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo. Murakoze. Amazina nitwa Tuyishime Alex, tuye mu nkambi ya Kigeme. Nageze mu Rwanda muri 2012, turutse Ingungu, ni mu ntara Nord Kivu. Izina yanjye ni Nizeyimana Enoke, nkuko mwabivuze. Nkaba ntuye mu nkambi ya Kiziba iherereye mu iburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi. Nkaba ndi umukongomani, nkaba naravukiye muri iyi nkambi, tukaba twarageze hano muri 1996. Mazina nitwa Sano Milene, nkaba ntuye mu nkambi ya Gihembe, aho benshi bazi nko mu nkambi iba Ibyumba muri Gicumbi mu majyaruguru. Njye rero ntago navuga ngo naturutse ahantu muri Kongo, kuko navukiye muri iyo nkambi, ariko ababyeyi baturutse i Nyamitabo. Murakoze. Wow. Birababaje kandi biteye emotion kumva abana bavukiye mu nkambi bakaba bakirimo. Nubwo turi bubigarukeho, reka mbanze nsabe Jean Paul agire icyo abwira abadukurikiye ku bijyanye n'umurimo akora wo guhagarara abana bari kuri universite ndetse no kudahwema ashakira ibisubizo by'uburyo abana bashobora gufashwa. Jean Paul, ijambo ni ryawe. Murakoze. Amazina ni Nsengera John. Sorry, ni Nsengera John. Yeah. Ntacyo bitwaye. Nitwa Nsengera John nkuko mugenzi wacu wo kwisheja bivuze. Mu rugo ni mu nkambi ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Twahunze 2012, twari dutuye Ingungu, ngo ni muri Masisi. Ntekereza ko abenshi wenda baba bahazi cyane no kuhumva. Njye ndarangije, ntago narangije kaminuza muri uyu mwaka wa 2020. Nize muri Icyo, nkaba mpagarariye n'abanyeshuri b'impunzi z'abakongomani biga mu makaminuza mu muryango twise RUG, uhari guhera mu 2017 kwa gatanu tariki ya 17. Hari aho barijwemo, iyo umuntu wabarijwemo ntabwo ajya wuvamo. Umunyeshuri wese winjiye muri kaminuza tugerageza uburyo bwose dukontakta nawe akabarizwamo, tukamufasha mu buryo dushoboye, haba mu buryo bwo kumumenyereza, haba n'ibindi bikorwa bitandukanye mu nkambi. Hari ibikorwa byinshi dukora, ariko nikaza ko tari uwo muryango ngiye kuvugaho kuko
icyatuzanye ni kuvuga ikibazo cya bagenzi bacu abana barangije secondaire nk'uko bazi kubibwira bose uko mubona aha ngaha ni abantu bafite grande distinction n'inyivuga ko murumva ni amanota ari hejuru ya 80 ugereranije kuri rank y'igihugu abafite 55% bose babona scholarship ya leta ariko aba bagenzi bacu abarumuna bacu ntabwo babonye ayo mahirwe yo kwiga nkuko twe byatugendekeye kandi namwe murabizi ko biba bigoye cyane ko umuntu yabasha kugira icyo ageraho kinini atarabonye education. Abenshi bize ama sciences ntabwo biba byoroshye urabona nk'abize za technique cyangwa se abize ibigendanye n'ubumenyingiro by'ura afite icyo bagera neza nubwo mubabona bivuze simple ni bake abangaba bafashwe ariko ni benshi n'abana bafite grande distinction barenze 20 mu nkambi zose bose baricaye. Rero ngubu uganira na bamwe baragize kwiheba gukomeye ati twakoze ibishoboka byose nk'ubu dufite umwana ufite 95% ariko still aricaye yize math physique chimie. Ntekereza ko umuntu ufite amanota 70-73 wenda abumva uburyo mu Rwanda aggregates zikora ariko ni 95% kuzamura. Ubwo rero urumva ko uwo mwana aba yaratsinze neza abangaba banabona presidential byabaye ngombwa. Rero urumva ko icyamutambamiye icyamubereye inzitizi nuko ari impunzi. Dafi yafasha abana bake cyane batageze muri 5 mu mpunzi z'abakongomani kandi hari iyi promotion ishize bari baratsinze cyane kandi ntekereza ko hariho n'abandi bagiye kwiyongeraho nabo bazuzuza bazatsinda neza stile bazabura uburezi. So ni ibintu bibabaje. Rero aba bana nkuko maze kubahereza introduction yabo baratsinze neza kuko nta buryo babonye nk'izimbye mu magambo. Rero wenda ntekereza ko n'ibiri buze mu bibazo no kunganirana tukavuga ibibazo mu buryo butandukanye ariko mwe kubona ari abantu 8 bivuze ngo mwibwire ko ari bonyine bahari. Oya, ni abana benshi cyane benshi bicaye badafite icyo bakora badafite aho kwerekeza badafite ejo hazaza kandi bo intellectuel kandi murabizi ko iyo umuntu ashaka gushora umushinga uzaramba you educate wigisha abantu. Ntekereza ko byaba byiza twese dufatanije wakumva ikiganiro imbaraga zanjye izawe twigwa mwebike tukabihuza abana bacu bakwiga. Murakoze. Ntekereza ko wenda kiretse umunyamakuru wo kwisheja aramutse hari ikindi yumva navugaho ariko ntekereza ko yari introduction kuri shuri. Ni igiki cya principie cyashatse gutuma ushaka urutonde rw'abanyeshuri kugira ngo ubashe kugira ngo ubone ko bagiye mu ishuri? Ni igiki cyakuje ku mutima kugira ngo wumve yuko ugomba kubashaka wamenyeshe isi kugira ngo urebe niba babonera ubufasha? Murakoze. Imyaka myinshi namaze mu buzima bwanjye nari impunzi. Ntekereza ko imyaka 3 niyo yonyine nabaye muri Congo nizemo iyo bita SEO cyangwa se cycle d'orientation. Ntekereza ko abantu bayizi ubwo ni nka trokomeye n'ugereranije niyo nize yonyine ubwera mu mbere kuza mu 3 turakunga baza mu nkambi gira amahirwe yo kwiga ndaza njya superiere ndatsinda neza mbona scholarship niga muri kaminuza ndarangiza n'expose ku buzima bwo hanze. Rero ikintu cyanyansipiye cyane nabaye mu nkambi nzu ubuzima bwaho ni bubi cyane. Iyo umuntu adafite education ni ibintu bikomeye cyane babigoye ko umuntu yagira icyizere cy'ejo hazaza. Mpereye ku bintu by'inzara mbona dufite ntacu baba bashonje abantu bamuturanye ejo ushobora kutavuga ngo iwanyu wenda ngo irabishe ngo wenda bagize amahirwe bakugize wagiye gukorera hanze ubundi buryo ariko hari benshi baba badafite icyo kurya. Mpereye kuri icyo naricyo ntekereza cyanyansipiye ndavuga ati se tuzageza ryari tuzageza ese turi abantu tuzabaho ubuzima butiye voriwa tuzazima tube nka dinosaurs. Byo mbitekerejeho ndavuga ati ni ikindi cyakorwa ngiye natanga uhe musanzu wanjye. Ubwo nahereye ku nkambi twari nkambi mbarizwamo ari ya Kigeme tugakerageza kuhakora ibikorwa tugafasha abashonje twihuje na bagenzi banjye n'ubundi abo ngabo nababwiye mpagarariye tukagerageza gukora ibikorwa bimwe na bimwe
ariko ikintu cyanyansipiye cyane nabonye dufite abana b'abahanga bashoboye natanga nk'ingero aho baba biga baba ari aba excel nibo batsinda cyane kurusha abandi aho biga kuko n'ubundi ntabwo biga muri bya bigo birenze n'ubundi biga muri bya bigo bisanzwe ariko muri ibyo bisanzwe bahakura ama grand distinction dufite abana bashoboye naribajije ati se niba umwana ufite 50% cyangwa 55 abona scholarship ya leta uwacu ufite 95 ntayiba kubera iki ese nuko twabuze icyo twakora na gito byibura ndavuga ati wenda birashoboka ko ngize icyo nkora cyangwa nk'abantu nakora ubuvugizi hari icyo byatanga mbere kuri bagenzi banjye tukagerageza tukabati siki tuzagikora hiki tukagerageza kuvugisha abagize amahirwe yo kujya hanze ibi bintu tubitekereza hiki kubiganira gusa ntekereza ko ari bitarenze kubiganira gusa nyine byarambabazaga cyane ibintu bye bimbazana n'ubu ntekereza ko kuba bataranabona uburyo bwo kwigana n'ubu banumva bimpangayikishije bimbabaje kuko ntekereza ko iyo umuntu yakoze ko ashoboye akagira umuhate mu byo kwiga ntekereza ko ari yo suka n'umurage dufite cyane cyane nkatwe b'impunzi biragoye ko hari undi murage dufite ukomeye utari ishuri nyuma y'ibyo rero umuntu wenda ntekereza ko hari benshi byagiye bibaho bakagira amahirwe yo gutsinda neza ariko ntabone scholarship rero ibyo ngibyo bisubiza umwana hari abo twaganira akambwira ati twarihebye ese ubundi turi abantu ese kubera iki ibi ari twe bibaho twenyine bafatanije igihumbi cyawe n'icyundi bifite icyo byafasha umwana akiga kandi uwo wigishije nawe abazigisha undi ntekereza ko ariko I believe in education kabisa nizera muri education ntekereza ko umuntu waragize amahirwe yo kwiga abafite n'amahirwe ku expose ku isi yo hanze akagira igihugu akamaro n'umuryango rero icyanyensipiye cyane ni ukubona abana bacu bagenda batikizere nkabona tugenda tuzima nkaho tutarugo nkaho dukomoka hari sinzi nabwo turi bimanuka nicyo cyanyensipiye ntekereza ko ni icyo ngicyo rwose cyatumye numva nabavuganira ko nshoboye kose kandi nzakomeza no kubikora mpaka bishobotse nubwo bitazava mu mbaraga zanjye ariko mfatanije n'Imana namwe mwese mbanekeza ko bizagerwaho urakoze John ntabwo utaragenda ntuveho nashakaga kumenya niba wowe kuko numvise uhagarariye abana bashobora kuba barizeho ese uretse kuba ufasha abana muri ibi byo kubavuganira babona amashuri eske wowe mwaba muganira ku kibazo cyo gutaha hari abana numvise bavukiye mu nkambi hari abana numvise bavukiye nyine bakuriye aho ngaho eske hari ubwo aba bana muganira kuko biba binagoye kugira ngo umwana avuke mu nkambi avuge ngo ashaka no gutaha atazi niyo ataha ariko se byibuze mujya mugira n'icyo gitekerezo mukavuga muti se twe tuzataha ryari tuzataha binyuze mu nzira ki impamvu nkubajije nuko hari nabonye umwana ejo bundi tuguma dukurikirana ibintu tukabona muri Kongo hari abantu batashye bariyo noneho nkibaza se icyo kintu kijya kibazamo ni ikibazo ndi bubaze buri wese murakoze nicyo gisubizo nicyo muti rusange w'ibibazo dufite turabizi ntabwo dukuze cyane mu myaka ariko bitewe n'iminsi ntabwo turi bato n'ubundi ntabwo turi bato ku buryo tutazi ibibazo bitubaho turabibona opportunity nyinshi zirabura usanga akazi wenda aho tubarizwa ushobora kuba ushoboye nta n'icyo ubuze ugasanga restriction zirahari ugomba kuba wenda uri umunyarwanda ibintu bibabaje ufite ubushobozi ibyo rero nta kindi icyo bitwigisha ni ukuvuga ati uko byagenda kose ahantu twabona amahirwe yuzuye ahantu twabona ubwisanzure bwuzuye ahantu twabona freedom iko navuga y'ubuzima nta yindi freedom nta kibazo ko tutabona turagenda nta kibazo ariko kubaho kwacu nta handi byaba no kuba turi mu gihugu cyacu tugakontribua ku iterambere ry'igihugu tugakontribua ku iterambere ry'ababyeyi bacu natwe ubwacu ariko turi mu gihugu cyacu kidafite restriction batakubwira ngo ugomba kuba uruyu ugasanga nturiwe dufite abana benshi bagira amahirwe wenda bakajya kwiga nk'ahantu runaka ariko kwambuka bikaba ibibazo
ufite na pasiporo nazo ntabwo ziri valide, ntekereza ko barabyandika ati pasiporo ziyimpunzi, ariko ibihugu byinshi ntabwo biyumva, ntabwo biyemera. Rero icyo kintu tukiganiraho kituri ku mutima, nta n'ikindi gisubizo duteze no kubona mu buzima bwacu kiruta icyo. Reinstallation ni nziza, ntacyo bitwaye, ni byiza, ariko still igihugu cyacu tugifite ku mutima. Kuko ntekereza ko byagenda kose nubwo waba wararerewe ahandi, ugutekereza umubyeyi wawe ko byagenda kose. Rero nta kindi gisubizo, twese ntekereza ko n'abarahangana ko bose bari bugusubize, n'undi wese mwaganira, cyane cyane nk'abo bana baragize amahirwe yo kwiga bakabura scholarship kandi ari abahanga. Wiyo muganira avuga ati iyo tuza kuba turi mu gihugu cyacu ntabwo ibiro bijya bitubaho. Ngo abantu barakangutse bazi icyo babura ko ari igihugu. Ntabwo tukiri babandi batazi iyo tuva niyo tujya, turi muri monde civilisé. Tureba uburyo abandi benjoying igihugu cyabo, natwe biratubabaza kuko ntabwo tukenjoying. So rero Kongo tuyifata nk'umubyeyi, kandi niko bimeze n'umubyeyi. Biba bigoye, abenshi ntabwo babyemera bitewe n'ururimi tuvuga. Iyo ni debate azigera ishira, gusa nyine isaba abantu gucukumbura kandi ikabasaba no kwiga neza. Ntekereza ko harimo kwijijisha kwinshi cyane, kuko ntekereza ko kuba tuvuga ngo tuvuga mu Kinyarwanda ngo tura Abanyarwanda, ntabwo ibyo ngibyo byo. Ntekereza ko harimo n'ubujiji kubitekereza gutyo, kuko sitwe twakase imipaka ko Brazza na Kongo Kinshasa byako mu Brazzaville na Kongo Kinshasa, ubwo wasanga muri kabinda ya Kongo ni Angola, kandi ugasanga avuga ururimi rumwe. Ariko bamwe n'Abanyarwanda n'Abakongomani sinzi impamvu iteka bihora bigaruka ngo Abanyarwanda biterwa n'amateka dushobora kuba tuhafite, ariko icyo cyo ntabwo restriction ngiye mbona, nta na ntoya yo kuvuga ngo ntabwo dutegereje ko bose batwemera ngo rwose ngo muri bene wacu ngo muze. Igihugu twese ni icyacu, nta waremye ubutaka, Imana niyo yaburemye, kandi utagira igihugu ntasi aba afite. So rero amakuru turakurikirana bishoboka byose 5 kuri 5, kimwe n'abariyo cyangwa se kuba rushobote nuko dushobora enjoyinga ibikorwa remezo aho turi bagezeho. Kandi tugira n'amahirwe yuko nta restriction hano dufite, ibintu byose ntekereza ko tubibona ku rwego nyine n'ubundi rw'impunzi, ariko nta restriction zidasanzwe. So rero amakuru ko tuyakurikirana, umutekano mu by'ukuri wenda n'abasoma cyangwa n'abagira ute, ntabwo aho tuvuga atari umutekano nuko hatari n'abantu. Wenda icyo cyo byaba birebire, ariko icyo ntekereza nuko ntabwo dutegereje ngo uwo mutekano uzazanwe n'abandi tuye kwenjoyinga ibintu tutakoreye. Biratugoye, bwazakorwa ubuvugizi, natwe ubwacu turahari, tuzikorera ubuvugizi ko ntabwo tuzigera. Ntekereza ko ntawe uzahangayikishwa n'ibyawe ari kuryama. Twinzara iri kurya, twe tutari kwiga, twe dufite ibibazo, twe tugomba kwivuganira ubwacu. Ijwi ryacu ni rito cyane, hano ntabwo ryakumvikana. Urakoze cyane. Uko byagenda kose tuzataha amaherezo, ni ngombwa, nta kibazo gihari. Ntabwo tuzafata uri impunzi. Mu by'ukuri wenda sinzi amusosori, ariko wakubwira upfura impunzi, mu by'ukuri wapfira mu gihugu cyawe wishwe n'umutekano, it's fine. Ibyo mbabwira ni ukuri, kuko aho bigeze nyine ni ibintu biba biteye agahinda. Inzara abantu irabica bakaryama iminsi 2 mu nzu, ni ibintu bibi cyane, So ntekereza ko waduha ayo mahirwe, umuntu yaduha ataduha tuzanashaka, ni ngombwa, nta kindi gisubizo. Ndizigana option imwe tuzaya, waduha ayo mahirwe tukagerayo, ntekereza ko twakigira neza. Ariko n'ubundi natanaboneka ubwacu tuzabikora mpaka tuzabigeraho. Ayashuwa uzanyumva wese n'undi wese, ntekereza ko ibyo tuzabigeraho, byaba kera cyangwa ntabwo tuzapfa turi impunzi. We still very young, turacyari bato cyane, dukeneye gupashuinga dreams zacu turi mu gihugu cyacu. Murakoze. Urakoze cyane John, ni ukuri ndagushimye, turakugarukaho. Reka ndebe umukobwa wenyine urimo hano aba ari we duheraho mbere yuko dukomereza ku bandi. Denise Umurisa, ndagira ngo ugaruke hano noneho tukubaze bimwe mu bibazo. Yes, Denise, nagira ngo nkubaze wiziki. Yes, wiziki washakaga kuba iki kandi impamvu ki utakomeje? Murakoze cyane. Nize math, chimie na biology. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda kunavuga ni imibare, ibinyabuzima n'ubutabire. Nagize amanota 58 kuri 73, ariko ushyize ku ijanisha ni 79% approximately
80%. Nashakaga kuba umuganga, by'umwihariko gukora muri farumasi cyangwa se kwiga ibintu bijyanye na farumasi. Ariko nyine ibyo nari kuzabikurikira muri kaminuza, yongera amahirwe yo kwiga kaminuza, ariko bitewe n'uko nta bushobozi cyangwa se bitewe na sitatazi ntabwo nabashije gukomeza. Akaba ariyo mpamvu rero ntabwo navuga ngo inzozi zanjye zisa n'izahagaze, kuko wenda hari ibyiringiro bigihari, ariko aho bigera ahangaha kuko tuba tubona nta bundi bushobozi, nta kindi niho mba numva inzozi zanjye zisa naho zahagaze, bitewe n'uko icyo nashakaga ntakigezeho. wowe uba mu nkambi yihe harya? Mba mu nkambi ya Mugombwa iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara. None ko numva ngo hari imishinga ifata abanyeshuri kubera ko wowe utafashwe kandi numva waragize amanota meza. Hari imishinga izigafata abanyeshuri, turapurayinga ariko ntibadufate bitewe, ntabwo tuba tuzi kriteriya bagenderaho, ariko kuba batadufata si ukuba wenda amanota ataba ahagije, ahubwo wenda sinzi kriteriya bagenderaho, cyangwa se ubu ngubu bitewe na korona, cyangwa se korona yabayeho, amashuri asa naho, kaminuza nyinshi zisa naho zihagaze, n'amasikolashipu biragiye agenda aba makeya bitewe n'iby'ingengo y'imari, hanyuma rero biba ngombwa ko bafata abanyeshuri bakeya. Ni ikihe cyifuzo wabwira abadukurikiye? Icyifuzo nabwira dukurikiye, wenda ngendeye n'uko mbona cyangwa se n'ubuzima tubayemo, hari wenda ibyifuzo bibiri. ni uko nifuza kwiga, kuko ahangaha turi wenda nta yindi suka cyangwa se nta kindi kintu tuhafite, ku buryo niga nkavamo umuntu muzima, cyangwa se umuntu wagirira umuryango akamaro ndetse akagirira n'igihugu turamutse dutashye, kuko turabizi neza ko nk'uko John yabivuze, dukoresha uko dushoboye cyangwa se n'izindi mbaraga zikadufasha kugira ngo tuzabashe gusubira mu gihugu cyacu, ariko nanone tugasubira mu gihugu cyacu tutarabaye imbobo cyangwa se abantu badafite icyo bigezaho, ku buryo twagera no muri icyo gihugu ntitugire icyo twimarira. Ariko ku bwanjye ko numva icyifuzo cyanjye mbese muri make ni ukwiga, nkazagera mu gihugu cyanjye mbashe kuba nagiteza imbere ndetse nkagirira n'akamaro umuryango. Jean Paul Hakizimana, wowe uherereye hehe, wizibike? Mherereye mu nkambi ya Kiziba, nize history, economics and geography. Wagize amanota angahe? Nagize 68 kuri 73. Angahe ku ijana buriya? Ni 86 ku ijana. Hanyuma muri iryo shami buruse cyangwa se scholarship ya leta yabaga ari amanota angahe? nta munganga Yabaga ari kuri 50. Okay, 50. Nibo babonye buruse, ariko njye bitewe nuko nari impunzi nyine byaje kuba ikibazo gukomeza. Washakaga kwiga iki muri kaminuza? Nashakaga gukomeza muri accounting. Muri accounting. Ubuzima bw'inkambi bumeze bute nk'umwana wahavukiye akahakurira? Wabubwira umuntu, wabusobanurira umuntu gute? Ntabwo ari ubuzima bwiza, ni ubuzima buba bugoye, n'ibyo kurya bitaba bihagije, hakiyongeraho no kwiga nabi, icyo umuntu ashaka kugeraho ntakigereho, nta zindi opportunity ziba zirimo,
keretse kwiga, naho ugasanga nabyo kubibona nabyo byakugoye. Muri make ubuzima bw'inkambi nasanze atari ubuzima bwiza, ni ubuzima bugoye cyane kandi bukomeye umuntu atakwishimira kugumamo. Waguhereza ubushobozi wakora iki? Nk'uyu munsi umuntu akakugira perezida wa Kongo, ni ibiki wakora? Ikintu nakora ni uko nafasha impunzi gutahuka mu gihugu cyabo, nk'uko twagiye tubibona abanyarwanda bagiye, iyi leta y'u Rwanda yagiye ifasha impunzi zari ziri mu bihugu bitandukanye by'amahanga mu gusubira mu byabo. Natwe nanjye ndamutse ngize ubwo bushobozi, nanjye nicyo nakora gufasha impunzi gutahuka mu gihugu cyabo. Urakoze cyane Jean Paul Nako Paul Hakizimana, turagushimiye cyane. Wavukiye mu nkambi ya Kiziba, dusobanurira ubuzima bw'inkambi mu magambo make. Mu magambo make, ni ahantu uba uri nta bitekerezo byagutse ufite, kuko n'ubundi ntabwo uba wemerewe gutekereza cyane birenze uwo ubereye mu gihugu cye, niko nabyita, kuko opportunity zose tubona ni iz'impunzi, ntabwo ari iz'abanyagihugu. Nubwo umuntu Paul wari umubajije ati se hari abantu bavuga ngo ni abanyarwanda ko bavukiye ku butaka bw'u Rwanda, ariko ntabwo baba baravukiye ku butaka bw'u Rwanda ngo witwe impunzi kandi uri umunyarwanda. Kuba twitwa impunzi ni uko nyine hari igihugu cyacu cyitwa Kongo dukomoka. Ariko ubuzima bw'inkambi mu magambo makeya, ubuzima bw'ubuhunzi ni ubuzima bubi bubi, nta byinshi navuga kuko birenze yenda uko abantu baba bitekereza, ariko ni ubuzima bubi. None wize gute ko numva wagize ukagira na distinction? Se wize ibiki ubundi? Nize mécanique automobile. Wize iki? Mécanique automobile, motor vehicle mechanic. Okay, motor vehicle mechanics. Washakaga kwiga iki muri university? Nashakaga gukomeza mechanical engineering. Mechanical engineering. Wagize amanota angahe? Nagize 50 kuri 60, buriya pourcentage ni 83 n'ibice kuzamura. Buriya se? Oh yeah. 83. Okay. 83%. Hanyuma batangiraga scholarship kuri angahe? Batangiye bafatiye kuri 43 hari ubu ngubu. Ntabwo nibuka kuri pourcentage, bashobora kuba tekinike bafatira muri 50%, pourcentage 50%. Okay. Kandi wowe wagize 80. Kuko ngo wari ufite 33 arenga ku manota bafatiraho kuri university mu Rwanda. Nukuvuga ngo ya scholarship. Ese ubundi uvuze scholarship nukuvuga ngo baba bari bukwishyurire na nutrition yose? N'ubundi niko bimeze, bakwishyurira buri kimwe cyose. Bakwishyura buri kimwe cyose. None ni kihe cyifuzo cyangwa se wabwira abadukurikiye? Icyifuzo ni kimwe, icya mbere cyo ni ugutahuka, ariko cyungikanye n'icyo gukomeza, nicyo gusaba ubushobozi nyine, kuko nibwo tugura kugira ngo dukomeze amasomo nta bushobozi. Mu badukurikira harimo abayobozi ba Kongo, bari muri bene wacu kandi bashobora gutanga message no ku mukuru w'igihugu. Niye message wabwira bene wacu specifically bari mu buyobozi? Niye message wabwira perezida w'igihugu cya Kongo? Sange komite nyobozi ya Kongo icyo nayisaba no kudufasha tugasubira mu gihugu cyacu, kuko nibwo twaba tugize uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwuzuye. Iyo message yihande perezida w'igihugu? Ni komite nyobozi yose, perezida w'igihugu urumva nawe niwe wa mbere ireba, kuko niwe ufite ubwo bubasha bwo kudukuraho tugarura mu gihugu. Hanyuma nk'umuntu wavukiye mu nkambi,
niyo message ufitiye abayobozi bacu none abantu bari muri leta ya Kongo ariko bacu bene wacu? Message ndambafitiye cyambere ndani nabacu barabizi ko twe mu buhunzi. Message nabagenera nuko batwitaho bani baturenza amaso bamenye ko turi bene wabo n'ubundi kandi dukeneye natwe kujya ku byiza by'igihugu cyacu. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ndi mu nkambi ya Nyabiheke iherereye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Nize amashanyarazi yarangiza neza ngiramo 47 kuri 60 ubwo ni 78 n'ibice hejuru. Ntabwo rero nagize amahirwe yo gukomeza kaminuza. Ubu ngubu ndicaye kubera ko ntabwo nagize ayo mahirwe kubera ko ndi impunzi. Kubera iyo restriction yonyine yo kuba ndi impunzi, navuga ko bagiye bavuga ubuzima bw'ubuhunzi ukuntu ari bubi nyine, ariko ahari ndangije amashuri nibwo nabyumvishe neza. Ndangije secondaire kuko wenda sinabeshya, hari igihe cyageze nkumva ku myaka nari mfite nkumva wenda kuba impunzi bitarenze atari ikibazo gikaze. Kubera ko nyine nabonaga wenda ntabwo nabonaga ibirenze, ariko numvaga wenda ari ubukene busanzwe nk'uko umunyarwanda yaba bufite. Ariko ndangije secondaire nibwo nabibonye by experience. Ngende z'amashanyarazi hari n'igihe nabonaga aho kuba wenda najya gukora ikiraka, ariko kubera ndi impunzi kandi bari butange irangamuntu batari butange irangampunzi ntibikunde. Hari igihe twigeze kujya gukora, hari umu engineer wadukoreshaga yigeze kugira akazi ku kibuga cy'indege hari i Kigali. Arangije aradutwara, ariko ngewe natanze irangampunzi baravuga ngo uyu ntabwo byemewe, ntabwo birakunda. Mbese nyine icyo igihe namaze numva ubuhunzi ntacyo bitwaye, ubu nibwo nabyumva kuko nk'abantu twiganye ubu ngubu, abantu ngewe narangije mu kigo nizemo, ntabwo nagize amanota ahambaye cyane, ariko mu kigo nizemo nari uwa mbere. Ariko mu by'ukuri abankurikiye bose ubu ngubu bariga b'Abanyarwanda. Bambaza impamvu ntiga, nkumva nyine kubibasobanurira birarenze. Nkumva ni ikibazo, ubwo nanjye nkitekerezaho rimwe na rimwe nkumva wenda ubuzima burukwanga, kuko abo twari turi kumwe bari kwiga. Ngewe nubwo ntabwo ndata icyizere kuko ndacyari muto wo gutegereza igihe kikazagira nabona amahirwe nkiga. Ariko nyine iyo mbitekereje nkumva abo twari turi kumwe bari kwiga bageze kure, kandi atari uko bandushije amanota, ahubwo nyine barandushije kuba ari Abanyarwanda. Njye ndi umukongomani nkaba ntari mu gihugu cyanjye. Birambabaza bikanca intege. Ni gutyo muri make ndi uwo nguwo, ariko ndashaka kugera kure nubwo bitoroshye. Ni ikihe cyifuzo wabwira abadukurikiye? Abadukurikiye bakaba bazi ubuzima bw'ubuhunzi, n'utabuzi tukaba tubumubwiye, akaba afite icyo yafasha nyine impunzi yazifasha. Wenda ubuzima bukisumbura, niba ari ukwiga. Abanyeshuri bahari barangije ni benshi batabonye ubushobozi bwo gukomeza. Afite uko yafasha umuntu yamufasha muri ubwo buryo. Reka nkubaze ikibazo. Muri Kongo hari abayobozi bacu, tuzi bwiriye message mu magambo make. Mu by'ukuri icya mbere namubwira ko hari abantu babo bababaye, bakeneye gufashwa, bari ahantu batishimiye, noneho byaba byiza akabafasha. Ariko iyo niyo message namugezaho. Abaye atabizi yaba abizi nabwo nkabimwibutsa, akabafasha niba hari inzira byanyuramo bagataha, nako zirahari, ahubwo akabishyiramo imbaraga bagataha.
ikindi kibazo nakubaza kuko uvuze ngo hari abantu bababaye ntiwivuge kuko ubundi iyo umuntu bamubajije ati ugeze imbere y'umuntu ukomeye wamubwira iyihe message umuntu yiheraho kubera ko uhereye ku bandi ntiwihereho kandi numvise nawe udafite ibibazo byoroshye. abo bantu namubwira ko ari twe hari abantu bababaye ariko nitwe ni impunzi muri rusange kandi nanjye ndiyo. kuko utivuze wowe wenyine ngo uvuge ati ni njyewe ni ukubera iki washyizemo bose? urumva aho ngaho haba hajemo kwikunda kandi sinjye ubabaye njyenyine. urumva ubwo buzima burambabaza ariko hari barumuna banjye nabo nkunda, hari abavandimwe nkunda kandi babirimo. ntabwo rero nari kuvuga ko ari njye njyenyine, ubwo se mfashije njyenyine abo basigaye nabo baba bababaje cyane nabo. urumva rero hari benshi bababaye kandi babo. ufite imyaka ingahe? nanjye ndimo mfite imyaka 23 nanjye navuye muri Congo mfite imyaka 6. ukuvuga ngo wageze mu nkambi ryari? wageze mu nkambi 2007. waje uri muto cyane. ababyeyi bawe bombi baracyariho? baracyariho. Okay, none reka nkubaze, umuntu aguhaye imbaraga ubaye uyu munsi perezida wa Congo, ni ibihe bibazo byibuze 3 bya mbere wakemura mu byo wumva biri muri Congo ndetse n'ibyuzi muri rusange niba ukurikirana amakuru ya Congo? Ni ibihe bibazo at least 3 bya mbere wakemura? 3 kimwe cyo nyine kinambabaje ni impunzi ziri hanze. ariko byahera ku mutekano. niba niwe nabanza gufixinga ukahaba wanyawo. Ego. ubwo ni umutekano, ni ugucyura impunzi uko byagenda kose zose zigataha, nka making ashobora ko zose zitashye. cya gatatu numva ibyo ngibyo nibyo byibanze, ariko icya gatatu nacyo ni ugushishikariza umuntu wese gutanga amahoro, ntibikongere no kuba. muri kaminuza washakaga kwiga iki? nashaka kwiga electrical engineering. urakoze cyane Mutega, dushima Imana. murakoze Sheja TV. nitwa Ndayisaba Eric, nagize mu Rwanda 2012. nagize mu Rwanda ntangira mu wa mbere, niho natangiriye mu wa mbere secondaire primaire bisanzwe, hanyuma cycle supérieur nafashe section yindi secondaire. Okay. hanyuma nakomeje na section cycle supérieur, nkomeza mu ndimi n'ubuvanganzo, Ikinyarwanda, Igifaransa Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza cyangwa se literature in English. narangije 2019 mbangiza mfite amanota 68 kuri 73, 89% ugereranyije bisanzwe. nibyo ngibyo nako gukomeza. mu ishami ryanyu Leta itanga buruse ihereye ku manota ngahe? mu Rwanda muri rusange ntabwo wenda abiga amasomo asanzwe atari imyuga 40 barabafata. muri rusange ntabwo bagendera ngo bize imibare cyangwa se ngo bize geography. muri rusange ari ibyiciro n'ibice bibiri, hari abize tekinike n'amasomo asanzwe. ubu rero bize amasomo asanzwe nk'aya yacu twizamo za biology bafatira kuri 40 kuzamura. hanyuma washakaga kuba iki muri universite, gukora iki? kwiga ibintu bya communication. gukora ibintu bya communication. ubwo birumvikana journalism, international relations,
journalism, international relations n'ibindi related n'ubundi n'indimi. Okay. Hari bakuru bacu banyuze muri ubu buzima, hari abafite aho bavuye n'aho bageze. Byumvikana rero icyo nabashishikariza muri rusange ni uko basubiza amaso inyuma bakibuka aho baturutse. Reka tubaze noneho Sano atubwire, nawe ni umuntu wavukiye mu nkambi ya Byumba ngira ngo. Sano, wowe wize ibiki kandi niye experience ufite mu nkambi umuntu wahavukiye? Jewe nize mate, fizike na shimi. Ubwo ni imibare, ubunyabutabire n'ubunyabugenge. Yego. Ubugenge n'ubunyabutabire n'imibare. Yego. Ibyo bitatu. Akiyongeraho entrepreneurship. Yego. Ku masiyansi bafatira kuri 73. Gize 70. Mate na fizike, shimi na aho nagize ni muri entrepreneurship. Bituma ngira 70 kuri 73. Ubwo kwijana ni 95 n'ibice 89. Ubwo approximate ni 96 kwijana. None wavuze ngo bafatira kuri angahe muri scholarship? Scholarship ku basanzwe mu Rwanda mu masiyansi bafatira kuri 40 kuri 73. Okay. Ari angahe kwijana? Ubwo kwijana ubwo byaba ari muri 55 gutyo. 55. Ubwo wowe wari warengejeho amanota hafi 40 yose. 41. Yego. None washakaga kubiki muri universite? Ukora iki? University nashakaga mu ibintu bibiri, amafakulty abiri. Ya mbere y'ingenzi numvaga nakwiga ari architecture. Ya kabiri ni industrial engineering. Niye message wabwira abayobozi ba Kongo badukurikiye cyangwa n'abandi bantu badukurikiye? Kurije nabwira ko nyine hano mu nkambi abanyeshuri benshi mu nkambi ibibazo byo kwiga duhura na byinshuro nyinshi. Kandi ugereranyije twe abenshi hari igihe tugira nk'amahirwe twiga tronkome tukabona scholarship wenda zo kwiga advanced level. Ubwo ni ukuva ni senior 4 kugeza senior 6. Yego. Hari tubona ayo maburuse twarangiza senior 6 bikaba ari nkaho uwo mupaka ugarukiye, ukaba utarenga aho ngaho kubera scholarship zijya muri kaminuza aba ari nkeya cyane. Abantu badukurikira ikintu nababwira bageza gushira imbaraga cyangwa se bagakora contribution ku bantu bagerageza kuba batsinze senior 6 bakareba uburyo babafasha bagakomeza kaminuza. Kuko nkanjye nkungu niza amasiyansi iyo urangije senior 6 ni nkaho nta kintu na kimwe wakora utagiye muri kaminuza. Kaminuza ni orientation kugira ugire wakwinjiramo. Ubwo rero iyo urangije senior 6 nta kintu kimwe ushobora utabonye kaminuza. Urumva rero ni nkaho ayo mashuri uba wize abapfuye ubusa. Ni nk'agafondasiyo gake ubufashe k'amashuri. Ubwo uba utize kaminuza nta kintu na kimwe wageraho. Ubwo rero nabasaba ko habaye hari inkunga babonye batangira gufasha abo banyeshuri. Ubwo abo banyeshuri barangije senior 6 kuko kenshi muri tronkome scholarship nkeya ziba zihari. Abaranga icyiciro cya kabiri cy'amashuri cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Buruse ziba zihari, ahubwo iyo urangije iyo senior 6 niho biba ikibazo ku bantu benshi. Ubu ngubu ngewe aka experience nabasangiza ku bintu nagiye ncamo ni muri umwaka umwe 2020, ariko ibintu byose nahuriye nabyo nahuriyemo nabyo
byanteye agahinda gakomeye kabisa. Nk'ubu ngubu njye nize senior 6 nize advanced level, mfite intumbero yo kuzarangiza mpita nkomeza, numva ko buriya ngiye gukora cyane nibyo menshi, navuze utereka nkore cyane wenda n'izo scholarship zaza nkya mu nkambi, amanota nagize zizabashe kuba zamfata kubera imbaraga nakoresheje kugira ngo nsinde senior 6. Avuga utubura ninkora cyane nshobora kuzarangiza kaminuza ngahita nyibona. Ariko ibyo natekerezaga ntabwo ari byo nabonye ndangiye. Mbese nta kuvuga ngo ufite extraordinary zitangiza abandi kugira ngo gufata, ni chance na amahirwe tu. Nkuko mwatsinze neza mwese mukaprayinga, ukabona batwaye umwe utazi icyo bakoze bamujyana. For example, hari abahungu b'inshuti yanjye twakoranye application turi abantu batatu. Ubundi twaricaraga tukabanza tugana ibitekerezo ku muntu umwe, igitekerezo atanzwe tukagitangaho ibitekerezo turi batatu tukacyandika, twarangiza kuri uwo muntu tukajya ku wundi, dusa nk'aho dukoze ibitekerezo, duhuje ibitekerezo hamwe, turakorerana turi batatu, ariko ugiye kujyana bajyanamo umuntu umwe. Aho nahise mvuga ngo nta kindi kintu kirenze bamutwara uretse chance yagize nyine bakamutwara abandi bagasiga. Urumva ni nko twe twakoze ibitekerezo bimwe. none ntabwo byaba bihereye wenda ku manota, ntabwo yaba yaragize amanota kurusha wapi yari afite 58, undi afite 61, batwara 58 twe baradusiga. Ntabwo wamenya impamvu baba baragendeyeho bamujyana. Iyo uvuze 58 jya utubwira ku ijana. Indi experience ntoya natanga. Ubwo wa 58 afite 77. 77 kw'ijana. Basigaho wa 86. 96. Basiga mu wa 96, basiga wa 85. Okay. Yari umukobwa se byibuze ngo tuvuge ngo wamenya izi scholarship zitangwa no mu nkambi. Ntabwo bavuga ngo bagendeye ku kintu runaka, ni nka chance aba yagize. Okay. Ubwo chance ukabona baragutwaye, sinzi icyo bagendeyeho ukabona aragiye. Wari ugiye kutubwira indi experience? Akandi kantu abasangiza indi experience, bamenye ko nyine kuba turi impunzi ni ikibazo gikomeye cyane. Nge turangiza muri 2020 ari nko mu kwezi kwa 5 ku kigo baje kureba mu siyanse ko aba bantu baba batsinze mu siyanse ukagira amanota menshi, baba bari kubashakisha ahantu henshi. Ndi Umunyarwanda umwe ndi kwiga neza, nshobora kuba naranagiye no hanze, kuko hari abanyeshuri twiganaga bagera nko muri 3, bari bafite muri za 70, abandi bafite 73. Noneho haza umushinga, haza abantu bari bashaka kwishyura abanyeshuri biga siyanse bazaye kwiga mu buruse y'ibintu bita nuclear engineering. Yego. Noneho bahamagaza baduhamagara i Kigali ngo tujye gukora examen y'imibare na physique. Yego. Noneho nge nkihagera bacyoneka ikarita ibyangombwa by'impunzi, arambwira uti wowe ntabwo ibi ngibi bikureba, ntabwo uri affordable kubikora, bireba bene igihugu. Ubwo ngaho nta kundi nahise ntaha, nsiga abo bantu twiganye bari gukora. Umwe yaragiye bari mu Rusiya. Njyewe amahirwe yo kugikora nabonye, ngo menye nanjye wenda niba bishoboka. Ubwo urumva rero kuba ndi impunzi byo amahirwe bimbuza yo ni menshi. Rero mba nsaba abo bantu bari hanze, bene wacu bashobora kuba baragiye hanze, kuba impunzi ntabwo ari ikibazo cyaduturutseho, natwe twaje twisanga turi impunzi cyane, kuko njye nanavutse nsanga ndi impunzi. Ndi mu nkambi. Icyo nasangiye abo bantu baba baragiye hanze turabafite ni benshi, ntabwo gukora contribution bakavuga uti afite urwo rukundo rwo gufasha bene wabo basize ahantu atari heza,
bajya bagafata abantu babuze amahirwe bakitswe izo kaminuza zitanga amascholarship hano mu nkambi n'izo zitanga amascholarship z'abanyarwanda twabuze, bakaza abo basigaye bakeya batsinze neza bakabafasha. Mwakoze cyane Sano, kandi pole sana kwisanga mu kibazo cyo kuvukira mu nkambi, ukaba umuhanga ukiga ugatsinda, warangiza ukabura amahirwe yo gukomeza. Reka dusabe abatumva yuko ibibazo babyumvise kandi babihindura ibyabo, bafashe abana batsinze neza muri aya makambi agiye atandukana, kubasha kongera kugira icyizere. Sano, niye impact, niba wumva icyo impact bivuga, ni ikihe kintu ibi bintu byaguteye kumva ko urangije ishuri ukarirangiza neza, bagenzi bawe bagahabwa amascholarship, warushije amanota, ni ikihe kintu bigutera, kiza se cyangwa kitari kiza? Nge ntago byantera ikintu, ntago byantera umutima mubi cyangwa se numve birambabaza gakeya, ariko nge nkanashimira Imana ko abo bagenzi banjye bagiye. Izo scholarship ntiyazihari, iyo zigize abantu bajyana, hari abantu bamwe muri twebwe batera imbere. Abo ngabo kandi nabo nibo bafata iya mbere mu kutuvuganira ku zindi opportunities zibonetse. Nk'umuntu ugize reba nk'uriya John yabonye scholarship, ubu ararangije, ariko niwe wafashe iya mbere mu kutuvuganira kugira ngo tugende ahangaha, azabigeza hano hakure kugira bazafashe barumuna be batabonye mu mahirwe kwiga. Njyewe ariko nubwo ziza sinzibone, ntago ncika intege ngo ndavuga uti nyine ya mahirwe ntari kugira, ariko igihe cyanjye nacyo kizagera ngere mu mahirwe mbashe kwiga. Ntago ndacika intege ko ntaziga, ndacyari muto, igihe kiracyahari, ntago ndiheba. Urakoze cyane, ndagushimye cyane, kandi reka nsabe yuko Imana izagufasha mu by'ukuri inzozi wifuza ukazigeraho, iyo engineering ukayiga, ukagira umusaruro community yawe ndetse n'igihugu. Urakoze cyane. Urakoze Sheja TV. Tugana ku musozo, ntabwo ndashakaga kugira ngo mpereze umwanya tuyishime Alex gakeya, noneho atubwire ibintu yashakaga kwiga muri universite, atubwire amanota yagize mbere yuko tujya kuri John twerekeza ku musozo. Tuyishime, ijambo ni ryawe. Murakoze, ndetse ndashimira abo bagenzi banje, buriya ngiye ngira patriotism mu gihugu cya Kongo cyane, kuba duhuje igitekerezo cyo guteza imbere Kongo biranirije cyane, kandi nakwifuza ko n'abari kutwumva bose bari ku isi yose, bose batekereza ku gihugu cyacu kugira ngo kibone amahoro. Amazina nitwa Tuyishime Alex, ntuye mu nkambi ya Kigeme, ni mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Nize MCB, ubwo ni mathematics, chemistry and biology. Nagize amanota 68 kuri 73, ubwo kwijanisha kwijana ni 87 n'ibice bitandatu. Ayo manota ni menshi kubera ko ku bantu bize science cyangwa se amasiyanse bafatara ku manota 40, ubwo ni amanota 58 kwijana. Urumva ko yiba ndi umunyarwanda, ubu mba ndi ku ishuri, narangije mu mwaka wa 2019. Nanjye mugenzi wanje Sano, ikibazo yahiye nacyo nanjye nahuye nacyo hano mu nkambi ya Kigeme. Twari twabaye selected turi 10, twizeye yuko tugiye kuja kaminuza, ariko mu buryo butunguranye nagiye kubona mbona dusasigaye 6, maze 4 baragenda.
muri abo 4 bagiye ababiri muri bo barusha amanota, umwe yagize 49 undi agira amanota 61 kandi bose twarize amasomo amwe. Urumva ni ibibazo kuba impunzi ni ikintu ni ibiryo bibi bikomeye ku isi, kubera ko uburezi kubura amahirwe yo kwiga, kandi uburezi ari wo mutima w'isi, kuko uburezi niyo nzira imwe rukumbi aho umuhinzi yaba perezida, impunzi ikaba umutegetsi ukomeye ku isi bagahindura ibintu. Ariko bitewe n'ibibazo by'ubuhunzi turicaye tumeze nk'abadafite amaboko, we have ability but there is no opportunity. Dufite imbaraga ahubwo ni ukubura amahirwe yo kuja ku ishuri. Icyo nasaba ari abari kutwumva n'abayobozi bari mu mpinga z'imisozi, turabasaba kugira ngo basubize amaso yabo ku bantu batataniye hirya y'ibihugu kugira ngo babafashe nabo babashe gutera imbere. Numva ari byo. Murakoze. None waguhereza opportunity yo kuba umuyobozi wa Kongo, ni igiki wakemura mu gihugu cya Kongo? Wampereza opportunity yo kuba perezida wa Kongo, icyambere nagarura umutekano mu gihugu maze impunzi zigatahuka, tugaharanira iterambere ry'igihugu, amacakubiri, urwango byose tukabikubura, maze igihugu cya Kongo igasigara gifite amahoro n'umutekano. Washakaga kubiki muri university? Nize MCB, nashaka kuba doctor, ariko ubu ngubu bitewe n'ikibazo cyambayeho n'ibibazo, numva naba umunyamategeko ngaharanira ukwishura ukizana kw'abaturage ba Kongo. Iyo nzozi yawe yo kuba umudokiteri ntuzayireke, nayo ni ubunyamibwa. waharanira ukwishura ukizana kandi uri n'umudokiteri. Dukeneye abaganga muri Kongo. Hanyuma niye message ufitiye perezida wa Kongo, kandi niye message ufitiye perezida abayobozi bene wacu bari mu buyobozi bwa Kongo? Murakoze. Ubutumwa mbafitiye nuko basubiza amaso yabo bakayarenza igihugu cya Kongo, bakareba ku bene igihugu batataniye hakurya y'igihugu cya Kongo, maze bakabagarura mu gihugu cyabo, nabo bakitwa bene igihugu, kandi nabo bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Reka dukomereza kuri John tunasoza, agire ijambo rya nyuma yageza ku badukurikiye, hanyuma dusoza ikiganiro twabateguriye uyu munsi. John, murakoze. Nshimiye cyane mugenzi wacu umunyamakuru kwisheje TV. Iki kiganiro cyagenze neza, nubwo internet zagiye habonekamo ibibazo, ariko mfite ubutumwa ngenera abatwumva, haba bene wacu ari mu buyobozi bwa Kongo. Reka tuvuge bene wacu kuko tuvuga ururimi rumwe, ariko abakongomani bose ni bene wacu, niko byize nako mbifata. Wenda ongera wibutse abantu uriwe. Ego, nubundi ni Nsengera John, ni nge wahuje Isheja TV1 n'abo banyeshuri. Numva gerageza kuvugira bene wacu turi mu nkambi z'impunzi zitandukanye hano mu Rwanda, kubw'ibibazo byinshi dufite. Ngiye kibazo bagenzi banjye bafite ntacyo mfite, gusa nyine n'ubundi kuko ari bari umunange bagifite, still the same ni cyanjye n'ubundi nanjye. Ngiye narangirije muri KIST cyangwa se muri UR CST, College of Science and Technology, narangije muri 2020 muri Surveying Engineering. Ngiye nararangije ndi exposed ku buzima bwo hanze, ariko still barumuna banjye aracyafite ibibazo. Ubwo ni burden kuri njye, n'umutwaro kuri njye, niko mbitekereza, kandi bitararangira still kizakomeza gutyo, wenda kugeza igihe nzapfa cyangwa kizahinduka. Konekereza ko ni bibiri. Abanyeshuri bo muri university, right?
n'ubundi muri abanyeshuri bo muri universite b'impunzi z'abakongomani dufite umuryango twise Refugee Unity Generation uwo nguwo niwo mpagarariye ni perezida wawo ntekereza ko uri ari kure cyangwa ni ya miryango abantu bakereya gusa idafite ubuzima gatozi nta buzima gatozi turagira gusa nyine ko tusa nk'amaze imyaka 4 dukora nabwo twifuzaga ko twabushaka gusa dufite connection hagati yacu nta buzima gatozi twari twagira ariko nabwo turi muri process mufite abanyamuryango bangahe abanyamuryango dufite abanyamuryango redi 180 message numva nabagenera abadukurikirana nuko haba impunzi zidukurikirana haba bagize amahirwe ndayo kuba bacikunga ubuzima nuko datakaza icyizere ibintu bizashoboka byagorana byasaba imbaraga zingana zite ariko nubundi bizakorwa still niyo choice imwe nyine dufite yo guhindura ibintu kandi dufite abo bene wacu bari muri Kongo nibyo bari mu buyobozi nibyo turanabyishimira cyane kuko iyo tribalism ivugwa niki biba byiza cyane iyo ubonye ko ari mwe n'abanyu uri mu buyobozi bukuru birakunezeza bitewe nuko uba wumva ko ntekereza ko ari abantu bafite za conspiracies cyangwa se n'ibindi baba bifuza kugeraho ariko ntabwo ari constitution ya leta ibikora icyo nicyo cyizere tuba dufite rero icyo nabagenera ijambo nabagenera haba abasenateri baba abadepite provinciale cyangwa se wenda na nationale niba barimo n'abasirikare bakuru ntekereza ko ku myaka bafite babitekerezo ni byiza barakoze babigeraho ese none ko twese duheze ishyanga what will be the next generation yo bayitekereza hiki ese dutekereze ko wenda baba nka wa mwami wo muri Bibiliya babwiye ngo uzahanwa akagwa tubwo bitazaba kuri nge nta kibazo bizaba ku mwana wanjye ntekereza ko atari ko bameze n'abantu ntekereza ko batekereza so rero baje bagerageza bakora ubuvugizi batubereye turi abakongomani batwemera batatwemera byagorana bitagorana still turibo nta kizareka gutuma twitwa so rero ubutumwa nabagenera bakomeze bakore bakunda igihugu basibanganya amateka mabi yagiye aturanga nkatwe tuguri muri Kinyarwanda ntekereza ko babyumva ko ni bakuru bakorera igihugu bagiteza imbere bakitangire abanyagihugu beza ku buryo byibura n'ijambo ryabo ryakumvikana kandi natwe tuzababo nubwo turi kure mu mahanga turi impunzi ariko tuzababo ko dushoboye kose tuzakontribua uko bishobotse kose kandi ntekereza ko tuzataha wambwira kugenera wenda komite executive cyangwa se na president de la republique facinyende cyo namugenera sintekereza ko ururimi rwanjye rwumva ariko kandi sindivuge mu gifaransa kuko si cyane nkizi ariko nawe ntekereza ko akwiye gutekereza ko agire courage kabisa ko mbona ngewe ko mbona agerageza please umwe uko nakomeza gukora kuri Leta ntekereza ko ibintu bizagerwaho kandi turamushyigikiye ntabwo turi mu gihugu nta kintu cyahatari twamukorera nyine ariko byo nyine tubona ibyo akora bitukura ku mutima ukabona nta tribalism agira muri we nta aragerageza uko ashoboye rwose so rero no kubwira ngo courage hari generation turi inyuma turahari natwe birashoboka ko iyo myanya twayigeraho kandi biri possible cyane cyangwa more than possible kuko ntekereza ko icyo umuntu ashatse cyose yakigeraho ariko ubumwe bw'abene gihugu nibwo bwibanze nta gutekereza ngo ndi umuhutu ndi umututsi ndi umutembo nkomoka muri Kasai Kongo ni imwe niko mbitekereza icyo nikimara kuvaho ntekereza ko tukumvana nk'abanyagihugu ni ibintu bizashoboka cyane ubwo niba intege nke ziduturukamo twimbere nubwo bigoye kurwanya umwanzi wamwe imbere ariko izo ntege nke tubashe kuzirwanya tukazitsinda ni ibintu byadufasha cyane rero mu by'ukuri mwakoze cyane kuba mwaduhaye uyu mwanya wo kuganira namwe kandi tuzakomeza no kugerageza kuvuganira bene wacu impunzi bari mu buzima bubi kandi mwese ni assignment mujye mwicara mutekereze se ari mama uhari ari mushiki wanjye uhari ari umwana wanjye uhari udafite icyizere cy'ejo hazaza njye nabifata wowe wicaye umerewe neza ubitekereze isi yihinduka niko bimeze isi irahinduka gusa hari akantu nashakaga kugira ngo nkubwire
turabizi yuko umukuru w'u Rwanda ari umuntu umwe mu bantu bagize experience yo gukurira mu bihugu byo hanze, kandi ni umuntu ugerageza guharanira amahoro n'ubumwe bwa Afurika. Tubibona ku ngabo yagiye yohereza hirya no hino kubungabunga umutekano, ndetse n'aho ibibazo bya UN yananiwe ingabo z'u Rwanda zikahagarura amahoro. Ni iyihe message wamuhereza nk'umwana w'impunzi ugereranyije n'aba bana baheze babuze ishuri ndetse n'ikibazo cyo gutaha? Message namuhereza nka perezida w'u Rwanda still nyine nta byinshi bidasanzwe, gusa akora neza ku gihugu cye, neza cyane niko mbibona ngewe ukibamo, nubwo ndi impunzi akora neza ku gihugu cye. So ngewe cyo namusaba yabaye mu buhunzi, arabuza uburyo buryana, arabizi neza, yadutera ingabo mu bitugu mu buryo bwose bushoboka, natwe twabona igihugu cyacu. Nta muntu ubura support mu buzima kugira ngo umuntu agire icyo ageraho. Nawe ubu buzima tubamo arabuzi neza, ndabizi neza ko abuzi. Njya nkurekana speech ze arabivuga cyane, mbona nawe biri mu bintu byatumye afata initiative yo kugira icyo ahindura mu buzima bwe no mu bw'abandi, kandi yabigezeho. So rero n'abandi dushaka kubigeraho musaba ubufasha kandi ntekereza ko yabikora. Turagushimiye wowe wakurikiye ibiganiro byacu. Aba bari abanyeshuri bari mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda. Abenshi muri bo uretse umwe wenyine niwe warangije kaminuza, ndetse akaba ari n'umu-engineer kandi akomeza gukurikirana ibibazo bya bagenzi be batabonye amahirwe yo gukomeza. Rero aba banyeshuri mu byifuzo byinshi bagize harimo gukomeza ishuri ndetse n'uwabafasha gutaha iwabo mu gihugu bakomokamo, ariko bakaba mu bigaragara abenshi harimo bamwe bavukiye mu nkambi batanazi n'ikindi gihugu, batanazi ahandi hantu hariho hose, bazi inkambi gusa. Ubu rero nkawe ureba ibikorwa byacu, turagusaba kugira ngo utange ibyifuzo, utange ibitekerezo ndetse n'ubufasha kuri aba bana kugira ngo ejo bazagire ubuzima bwiza bw'ahazaza. Mwakoze cyane abaje tukifatanya muri iki kiganiro. Tunabasaba kugira ngo musharinge ibiganiro byacu ku bandi bantu benshi kugira ngo babirebe, tubashe gufatanyiriza hamwe gushakira hamwe ubufasha bw'abandi bantu baba bakeneye baturimo. Murakoze, mugira umunsi.